ndashaka kugira ngo mbwire ba basore bakunda kuvuga ngo barashaka ba diaspora umve yuko akagozi ugiye kwishyiramo ugomba kumva yuko mu mutwe wawe first of all ugomba kuba wamaze kuvanamo bya bintu byo kumva ngo ndi umugabo bagomba kunyubaha bagomba kugira gute no wamaze guhinduka umugore ntabwo uba ukiri umugabo udakora umugabo utinjiza amafaranga mu rugo arasuzugurwa ndagira ngo mubwire ngo ubwiza bw'umugabo ni amafaranga abari basore birirwa barya amafaranga y'abakobwa ariko ndabizi neza kubera ko afite hormones z'umugabo nta mahoro agira kubera ko abona ntacyo amaze umukobwa ukorera amafaranga ye umukobwa utunze imodoka ye umukobwa ubyuka mu gitondo akajya ku kazi akajya gukora amafaranga ya hano hanze aravuna akajya gukorera amafaranga urabyumva neza hanyuma yarangiza akaza agashaka umugabo muri Afurika yarangiza akamugira gute uwo mugabo akamwakurikira birahenda kwakurikira umugabo urabyumva neza murakaza neza muryango muhire murakaza neza Chantal Akiza TV murakaza neza murisanga. Hello amakuru yanyu murakomeye nizere ko mumeze neza Imana ikomeje kubarinda tuzajya tugerageza tubonane so ndashimira buri muntu wari wese ukomeje kwihangana kubura kwanjye kumva yuko nubwo nabuze ariko hariho abandi bafite ibyo bamaze kumenya bari kuza bagashobora kuba babanosheraho ku byo bamaze kumenya kandi mukabyumva Imana ibampere umugisha cyane ndanashaka no gushimira na buri muntu wari wese uza hano muri groupe akagira inyigisho atanga bitewe na topic y'umunsi kubera ko ngiye narabuze akazi kambaye kenshi ariko ndabyizera yuko bizagera nkamenyera akazi hanyuma noneho nkongera nkaboneka nkuko najyaga mboneka kera so byose bizagenda neza ndabizi neza ko mu Mana byose birashoboka so rero hanyuma rero nagiraga ngo nkuko bisanzwe ndi Chantal Akiza admin nagira ngo mbaganirize kuri topic y'uyu munsi abasore namwe nkumi murabizi neza yuko iyi groupe intego yayo ni ukuzavamo abagabo beza abagore beza rero kugira ngo uzavemo umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza bisaba kwitanga ndabizi neza ko nta kintu na kimwe ku isi ugeraho utabanje kwitanga utabanje kugira icyo ugomba kubura kugira ngo ushobore kuba wagira gute wagira icyo kintu cyiza rero ubwo rugo uzavamo umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza ntabwo ari ibizizana ahubwo ni wowe ugomba kugira gute ni wowe ugomba kubiharanira ni wowe ugomba kubikorera kugira ngo bizagende gutyo hanyuma rero nagira ngo ntangire nganize abasore kubera ko ni mwebwe mutwe w'urugo kubera ko uyu mutwe burya washatinze down n'ibindi byose biragenda umutima urahagarara umubiri wose urahagarara nyine umuntu ahita apfa so ariyo mpamvu nkunda kubibandaho cyane abantu benshi bakunda kumbwira ati Chantal kubera iki ukunda kwibanda ku basore buri gihe bari kubwira abasore mukore yego mba ndi kubivuga kubera ko nzi value yanyu nzi agaciro kanyu muri abantu bakomeye cyane ni mwebwe batware b'urugo babise abatware hari impamvu babise abatware rero ntabwo bapfa kukwita gutyo umutware no ugomba kubikorera rero basore muri kunyumva muri uyu mwanya naraje kugira ngo mbategure muzave nk'abagabo beza kugira rero muzave nk'abagabo beza ni kubera ko mugomba kuba basore bakora cyane kugira ngo uzave umugabo mwiza ni ukuvuga ko ugomba gukora cyane kubera ko uri kwitegura kugira ngo uzajye kubaka urugo ese urwo rugo uzakubaka gute nawe utabanje kwiyubaka umusore uri kunyumva muri uyu mwanya niba ukiri umusore ukaba ubona rwose uri gustruglinga kugira ngo nawe ushobore kuba wabaho ubuzima butaragenda ukiri gupfundika ugashobora kuba wakwishyura ibyo ugomba kwishyura mu nzu
inzu ugomba kubamo, ibindi bintu byose bikenewe, ibyo kurya, ibintu byose wamaze kubyishyura, ariko ukabona nta na kimwe usigaranye. Nta na kimwe usigaranye, umva nkubwira ikintu, utegereje. Ibintu byo gushaka rwose utegereje kubera ko nushaka umugore ni wowe azajya areba. Uzi ko niyo umugore yaba akorera miliyoni zingahe, igihe icyo ari cyo cyose aba yumva yuko nyine ibyifuzo by'umugore birangirira ku mugabo, nk'uko nyine byavuzwe. Ibyifuzo by'umugore byose birangirira ku mugabo we. Aba yumva yuko uwo mugabo we ari we ugomba kugira gute, gukora ikintu kanaka. N'ayo mafaranga tuvuge wenda umugore arayahembwa izo miliyoni zingahe cyangwa ayo mafaranga menshi cyane, turi kuvuga abantu benshi bakunda kuvuga ngo abakobwa bakunda gukorera, ariko ayo mafaranga nubwo yakorera ni umufasha. Ntago azaza ngo ahinduke iki, ntago azaza ngo ahinduke umutware, ntago bizashoboka uko byagenda uko ariko kose. Ariko rero niyo mpamvu nyine niba uri umusore ukaba ntacyo ufite nonaha rwose, ibintu byo kugira gute, gushaka ubanje kubyihorera, ubanze ushakishe ku buryo uzajya ubona, ukabona urahembwe, wishyura ibintu byose byo mu nzu, hanyuma warangiza ukabona hari icyo usaguye, kuri saving yawe, hari icyo ushizeho. Icyo gihe bizaba bigize gute, bizaba bigaragara yuko niyo washaka umugore akaza nta kazi afite, ushobora kumutunga. Niyo mwazabyara umwana, biba bigaragara yuko uzashobora kugira gute, uzatunga umuryango wawe. Kandi reka mbabwire ikintu, umugabo udakora, umugabo utinjiza amafaranga mu rugo arasuzugurwa. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwiza bw'umugabo ni amafaranga, ubwiza bw'umugabo ni umufuka. Burya umugabo adafite n'umufuka ntako aba yumva nawe adafite amahoro. Nubwo hariho ababikora, hakaba hari abasore birirwa barya amafaranga y'abakobwa, ariko ndabizi neza kubera ko afite hormones z'umugabo nta mahoro agira, kubera ko abona ntacyo amaze. Ariyo mpamvu nyine iyo ugize gutya, abantu bakunda kuvuga ngo barashaka ngo abakobwa ngo bafite amafaranga menshi, ngo bafite akazi keza mu business, kandi wowe ntacyo ufite. Ugasanga umusore ari kuririra umukobwa ngo uba mu bihugu byo hanze, umukobwa ukorera amafaranga ye, umukobwa utunze imodoka ye, umukobwa ubyuka mu gitondo akajya ku kazi, akajya gukorera amafaranga ya hano hanze aravuna, akajya gukorera amafaranga, urabyumva neza. Hanyuma yarangiza akaza agashaka umugabo muri Afurika, yarangiza akamugira gute, uwo mugabo akamwakurikira. Birahenda kwakurikira umugabo, urabyumva neza. Ndashaka kugira ngo mbwire ba basore bakunda kuvuga ngo barashaka ba diaspora, wumve yuko akagozi ugiye kwishyiramo. Ugomba kumva yuko mu mutwe wawe first of all ugomba kuba wamaze kuvanamo bya bintu byo kumva ngo ndi umugabo, bagomba kunyubaha, bagomba kugira gute. No. Deje wamaze kuba guhinduka. Navuga always ndabibabwira, ntago nyambatinya cyane, ntago nyambitinya kubibabwira, kugira ngo nimuzanagerageza kubyinjiramo muzamenye aho muri kugenda. Wamaze guhinduka umugore, ntago uba ukiri umugabo, kubera ko umugore niwe bari gushyiramo amafaranga. Umugore araje muri Afurika arikoye, urabyumva neza, araje akoze ubukwe, yakoze cyane, yarakoze cyane, amafaranga arasevinga, araje byose nta na kimwe ukora, ntushobora no kumukwa, urabyumva neza. Arangije arakwapurikiye, arakuzanya hano muri bihugu byo hanze. Amafaranga ni menshi cyane bashyira muri iyo ntuzi kugira ngo akuzane mu bihugu byo hanze, urabyumva. So nakugeza ahangaha, of course azakumenipira uko ashaka, azagukoza icyo ashaka, kubera ko arabizi yuko yagushizemo amafaranga. Umugore uwo ari we wese yagushizemo amafaranga, umenye yuko ugiye kuba igikoresho cye. That's it. Uko anuze abagabo bateye ntago ari ko abagore bateye. Umugore iyo yamaze kuba provider, aba yumva yamaze kuba provider mu bintu byose. Niyo mpamvu nkunda kubabwira mukore cyane. Niyo wabona no mu diaspora, ariko mu diaspora akaza asanga ufite akazi, igihe nikigiye cyo kuvuga ngo ugomba kurushinga, ukagira icyo ugomba kumupresentaho, urabyumva neza. Wagira icyo ugomba kumupresentaho kandi ukamubwira yuko bibaye ngombwa agufasha, bitari kuvuga ngo ntacyo mfite, niwe ugomba kugira gute, niwe ugomba kumfinansa buri kintu cyo cyose, ahubwo agomba kugira gute. Niba ashaka gukorera muri Afurika, ushobora kumukwa, urabyumva neza, ushobora kumukwa, ushobora kumutunga.
ushobora gushaka inzu mugomba kubamo, apana ari ugomba kugira gute kubikora. Icyo gihe icyubahiro azatangira kugiwuhereza muri uwo mwanya. Ariko mu gihe asanze nta kintu na kimwe ufite, umenye yuko yaba muri kumwe aho ngaho muri Afurika, yaba ari ahagana aho ariho hose, azagusuzugura kubera ko azabona ntacyo ugize gute, ntacyo umaze. Urabyumva neza? Ubundi umugabo nyine ni uwukorera urugo. Mbese niba udakorera urugo ubwo uri umugabo nyabaki, ntabwo uba uri wenyine, sibyo? Abakobwa baba baje bagira gute ari abafasha. Urabyumva? Hanyuma rero muri cya gihe ugiye kuvuga ngo noneho ngiye gupropose umukobwa, none ndabona hari ikintu ufite kuri konte, ngiye gupropose umukobwa umubwire ati ndashaka ko tugomba gukora ubukwe, umupresent ibyo ufite, uvuge ati ngiye mfite gutya n'iki byose, wowe ufite iki? Icyo aje gukora uwo mukobwa azaba aje kugira gute? Azaba aje gufasha, azaba aje kugira gute? Kukubera umufasha, sibyo? Uretse gatoya, urumva, umukobwa azaba aje kugira ngo akubere umufasha, azaba aje kugira ngo afashe, ariko afasha wa wundi nawe ufite ugira icyo afite, sibyo? Nizere rero ko abasore mu nyumvishe mwihangane cyane, ndabakariye, narababwiye ngo abagabo mbagereranya, umusore mugereranya n'intare. Intare iriyicira. Intare ni ukuvuga ko iragenda igafata ikiyicira, ikarya icyo yiciye. So rero iyo itiyiciye ntishobora kukirya ya ntare ya yindi koko, kuretse ya yindi nayo yamaze kuzahara, wenda yarwaye, ntishobora kuba yakwirukanka ngo yiyicire, wenda iyo ngiyo ishobora kuba yagira gute, yagira icyo ibonye kubera ko idashobora kugira. Ariko rero niba uri umusore muzima ufite ubugingo buzima ukora neza, ntugomba kwemera yuko umukobwa agutunga, sibyo? Hanyuma rero nagira ngo nganire n'abakobwa, namwe bakobwa mwe muri kunyumva muri uyu mwanya, shaka akantu ko gukora, niyo kaba akantu gatoya, niyo kaba ari ukugira gute, niyo kaba akantu gatoya ko gukora, ariko ukagira gute, ugashobora kuba wakwinjira muri ruriya rugo ufite ikintu ujyanye muri ruriya rugo. Uriya musore nakubwira ngo igihe kirageze yuko mugomba gukora ubukwe, ukamubwira ati nanjye hariho akantu mfite, shobora kuba nagira gute, shobora kuba nagufasha, ku buryo nimugira gutya mukajya no kubaka n'urwo rugo, ruzabe rugize gute, ruzabe rwubatswe koko, ruzabe rwubatswe n'umugore n'umugabo bafite ibintu byose, bafite ikintu binjiza mu rugo, kubera ko bizoroha cyane mu gihe muzaba mugira gute, mufite akazi mwese, mukorera umuryango, ibintu byose bizoroha kugira ngo mushobore kuba mwabigeraho, kubera yuko muri gukorera hamwe, sibyo? Rero ugomba kugenda ugiye kuba umufasha koko, umufasha w'ukuri, ugira icyo ugomba kuzagira gute, ugira icyo ugomba kuzazana mu rugo. Apana gukunda n'umusore umusaba kotegisi, umusaba isabune, umusaba amavuta, bizagera ahantu akurambirwe, avuga ati yusi umusaraba. Umuntu muzima atarwaye, ni gute buri gihe uri gusabiriza umuhungu? Niba igihe kigiye kugira gute, niba ugiye kujya gukora ubukwe kuvuga ati ngewe bishyingiranwa byanjye ndashobora kuza kubyigurira, umwenda ngomba kuzambara nzawigurira. Urabyumva neza? Apana kumva ko umuhungu ari we agomba kuzakugurira umwenda uzambara, ukumva yuko ugomba kuzajyana varize yawe yuzuye imyenda, ukaba waguze imyenda. Apana kumva yuko umugabo wawe ari we agomba kuzagura ibingibi, sibyo? Ya rero abasore mwe, bakobwa mwe, mukore cyane kugira ngo muzashobore no kugira ingo nziza, kubera ko ibintu byose muri kino gihe bigira gute, bisaba amafaranga. Nta mafaranga ahari ntacyo ushobora kuba wageraho, sibyo? Ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, nubwo nabuze ariko ndabatekereza, kandi igihe icyo ari cyo cyose nzajya nza hano baganirize mbonye akanya. Ubwo rero Imana ikomeze kubandindira, ndabakunda cyane, bye bye. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza murisanga.